Mu buzima bw'iyi si ya none abantu benshi bishimira kuba bize ku buryo gusinzira gake byabaye nk'ikimenyetso cy'uko umuntu akora cyane. Ariko se wari uzi ko umuntu ashobora kumara iminsi mike adasinzira neza, ubwonko bwe bugatangira kwangirika nk'ubw'umuntu wishwe n'ibiyobyabwenge? Ubundi se wari uzi ko kubura ibitotsi no gusinzira nabi bigira ingaruka ku kunanirwa k'ubwonko no kwibagirwa, depression n'ibindi bibazo byo mu mutwe, indwara z'umutima, umubyibuho ukabije ndetse bikanagabanya ubushake bw'imibonano y'abashakanye utaretse n'ubugumba? Mu gitabo kizwi cyane Why We Sleep cy'umushakashatsi Matthew Walker yavuze ko nta kindi kintu gikora neza nk'ibitotsi mu gufasha ubwonko n'umubiri kongera imbaraga, kwisana no kugarura ubuzima bwiza mu bwonko no mu mubiri buri munsi. Igitangaje kurushaho ni uko abantu benshi batabona ikibazo kiri mu kudasinzira neza kugeza igihe ubuzima bwabo butangiye gusenyuka bucece. Uyu munsi rero twifashishije ubushakashatsi bwo muri icyo gitabo twabasomeye, tugiye kureba ibintu 5 bikomeye kubura ibitotsi byangiza mu mubiri wawe no mu bwonko bwawe. Niba ukunda ibiganiro byubaka ubuzima n'ubumenyi, kora subscribe niba wari utarayikora, ukande like maze dusobanukirwe impamvu gusinzira atari ukwinezeza cyangwa umurimbo, ahubwo ari ubuzima bwiza. Karibu bantu b'utuntu tw'ubwenge. Uyu munsi tugiye kuganira ku buzima bw'imitekerereze, aho turebera hamwe ukuntu kudasinzira neza byangiza ubwonko bikanatera ibindi bibazo by'umubiri birimo n'ubugumba. Tubanze tumenye ko burya umubiri wacu umeze nka telefone, iyo utawushyize ku muriro batiri irashira. Ariko ikibazo ni uko abantu benshi batekereza ko gusinzira ari ukuruhuka gusa. Nyamara iyo usinziriye hari ibintu byinshi cyane biba birimo gukorwa mu mubiri. Ubwonko buba burimo kwisukura, imisemburo ikongera kwiringaniza, umutima nawo ukisubiranya, sisiteme y'ubudahangarwa bw'umubiri kongera kwiyubaka, ndetse n'ubwonko bugakoresha neza igice cyabwo cyo kubika amakuru. Iyo ibyo byose bidakozwe neza rero, ingaruka ntizihita zigaragara uwo munsi, ariko buhoro buhoro umubiri utangira gusenyukamo imbere. Kandi ikintu kibi cyane ni uko ushobora kumva umeze neza inyuma, nyamara mo imbere kwangirika birimo kwiyongera. Mu gice cya mbere reka turebe ukuntu kubura ibitotsi bigira ingaruka ku mikorere y'ubwonko. Byigeze bikubaho gusoma ibintu none ejo ugasanga wabyibagiwe? Cyangwa umuntu akakubwira ikintu ariko mu minota mike ukaba wakibagiwe? Abantu benshi bakeka ko ari stress cyangwa imyaka, nyamara rimwe na rimwe ikibazo nyamukuru aba ari ukudasinzira neza. Iyo usinziriye neza ubwonko bwawe bukora gahunda yitwa memory consolidation. Ni ukuvuga ko amakuru wize ku manywa ubwonko buyafata bukayashyira ahantu habugenewe. Ariko iyo udasinziriye bihagije, ayo makuru ntabwo abikwa neza. Mbese ni nko kugerageza kubika file muri computer ifite ikibazo cya hard drive, cyangwa kugerageza kubika amafile kuri flash disk ifite ikibazo itarimo gufunguka. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu baryama amasaha make bagira ikibazo cyo kwibagirwa ibintu vuba, guhuzagurika mu bitekerezo, kutabasha kwibanda ku kintu biyemeje, no kugira ikibazo cyo gufata imyanzuro. Kandi hari ikintu gikomeye cyane abantu benshi batazi: kubura ibitotsi igihe kirekire bishobora no kongera ibyago byo kurwara indwara zifata ubwonko nka Alzheimer, indwara yo kwibagirwa bikabije, aho wibagirwa ukibagirwa n'abawe bose. Ibi biterwa rero nuko iyo usinziriye ubwonko bwikuramo imyanda bita toxine. Muri izo toxine hakabamo proteine yitwa beta amyloid ifitanye isano n'iyo ndwara ya Alzheimer. Iyo udasinzira neza rero, iyo proteine iriyongera. Bivuze ko gusinzira atari ukuruhuka gusa, ahubwo ari n'uburyo ubwonko bwiyuhagira. Noneho rero mu gice cya kabiri reka turebe ngo ni iki kiba ku marangamutima y'umuntu udasinzira neza. Muri iki gice turavuga kuri depression n'ibibazo byo mu mutwe.
Hari igihe umuntu yumva ababaye, akarakara vuba, agahorana impungenge cyangwa umushiha, cyangwa kumva nta kimushimisha. Rimwe na rimwe ikibazo ntabwo kiba ari mood gusa, kudasinzira neza nabyo biba bifitemo uruhare runini. Iyo umuntu adasinzira bihagije, ubwonko bwe butangira kugira ikibazo cyo kugenzura amarangamutima, kuko nk'uko twabibonye mu ngingo ya mbere, buba bugenda bunanirwa. Igice cy'ubwonko cyitwa amygdala kigenzura amarangamutima gitangira gukora cyane kurusha ibisanzwe. Ibi bigatuma umuntu arakara vuba, kugira impungenge bikiyongera, stress ikarushaho, na depression ikaza buhoro buhoro. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu badasinzira neza cyangwa byabayeho karande bagira ibyago byinshi cyane byo kugira depression. Kandi ikibazo ni uko depression nayo ituma umuntu adasinzira. Rero ibyo byose bigakora uruhererekane rubi cyane. Kubura ibitotsi bishobora no kugabanya umusemburo wa serotonin usanzwe ufasha umuntu kugira umunezero no kumva atuje mu mutima. Niyo mpamvu umuntu umaze iminsi adasinzira neza agira agashiha, gutekereza cyane ndetse no kumva ubuzima bumuremereye. Kandi rimwe na rimwe ikintu umuntu akeneye mbere yo gufata decision zikomeye akenshi aba ari ugusinzira neza. Ariko ntabwo ari ubwonko gusa kudasinzira neza byangiza, bigera no ku mubiri. Mu gice cya gatatu tugiye kureba ukuntu bigera ku mubiri bigasiga ingaruka zikomeye cyane. Ingaruka ya mbere kudasinzira neza bigira ku mubiri ni ukugira umubyibuho ukabije. Abantu benshi batekereza ko kubyibuha biterwa n'ibiryo gusa, ariko ibitotsi nabyo bifite uruhare rukomeye bigira ku kubyibuha. Iyo utasinziriye bihagije, umubiri wongera imisemburo ya ghrelin itera inzara, kandi ikagabanya imisemburo ya leptine ituma umuntu yumva ahaze. Ibyo rero bituma urya cyane kandi ugakururwa n'ibiryo n'ibinyobwa birimo amasukari menshi, kuko uba ukeneye no kuzamura wa musemburo w'ibyishimo twavuze wa dopamine. Ugakunda rero kurya utuntu dutandukanye mu ijoro kandi ugahorana irari ryo kurya. Ikindi, kubera umunaniro ushobora kugabanya imyitozo n'indi mirimo byagufashaga gutwika ayo masukari winjije mu mubiri, ageraho agahinduka ibinure bibi, bityo buhoro buhoro ibinure bikagenda byiyongera. Niyo mpamvu rero kubura ibitotsi bifitanye isano ikomeye cyane n'umubyibuho ukabije. Ubushakashatsi bwinshi bwerekana ko abantu baryama munsi y'amasaha 6 bagira risike nini yo kuba obese cyangwa kugira umubyibuho ukabije. Ariko ikibazo ntikirangirira ku kubyibuha gusa, kubura ibitotsi bigira n'ingaruka zikomeye ku buzima bw'umutima. Reka tubirebe mu gice cya 4. Umutima ni imwe mu ngingo z'umubiri zitajya ziruhuka. Buri munsi umutima urakora, haba ku manywa na nijoro. Ariko mu bitotsi nicyo gihe gikomeye umutima uba urimo kwisubiranya. Iyo umuntu adasinzira neza rero, umuvuduko w'amaraso urazamuka, imisemburo ya stress ikiyongera n'ubudahangarwa bukagabanuka. Ibi byose byongera ibibazo bya hypertension cyangwa umuvuduko ukabije w'amaraso, bikongera ibibazo by'indwara y'umutima iterwa no guhagarara cyangwa kubura amaraso ahagije mu mutima bita heart attack cyangwa crise cardiaque, ndetse na stroke cyangwa pararize, ibyo bita pararize cyangwa uburwayi buterwa no guhagarara kw'amaraso ajya mu bwonko. Hari ubushakashatsi bwerekanye ko abantu baryama munsi y'amasaha 6 cyangwa 5 bagira ibyago byinshi byo kugira izo ndwara. Kandi ikibazo ni uko ingaruka z'indwara zifata umutima zitangira buhoro buhoro, ntizihita zigaragaza ako kanya. Gusinzira neza nanone kandi bifasha kuringaniza isukari mu maraso. Byumvikane neza kuko iyo udasinziriye neza rero diyabete nayo ibikomanga ku muryango. Bityo gusinzira nabi bishobora gutangira uruhererekane rw'ibibazo byangiza umubiri wose. Ariko rero hari n'indi ngaruka abantu benshi badakunda kuvugaho, ingaruka ku mabanga y'abashakanye. Mbere yo gukomeza kuri iyo ngingo, niba hari icyo urimo kwigira muri iki kiganiro, wabitwereka ukanda like
kandi ugakora na subscribe niba wari utarayikora kugira ngo utazacikanwa n'ibindi biganiro nk'ibi. Abantu benshi ntibazi ko gusinzira bifite aho bihurira n'ubuzima bw'imyororokere, nyamara ibitotsi bifitanye isano ikomeye cyane n'imisemburo y'imyororokere. Ku bagabo, umusemburo ugena imyororokere wa testosterone nyinshi ikorwa nijoro umuntu asinziriye. Iyo umugabo adasinzira neza rero, testosterone iragabanuka bigatuma ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina bugabanuka, n'ingufu bwazo zikagabanuka ndetse n'ubuziranenge bw'intanga bukaba bushobora nabwo kugabanuka. Ubushakashatsi bwerekanye ko abagabo baryama amasaha make bashobora kugira testosterone iri hasi nk'iy'umuntu ushaje cyane, bityo no gutera akabariro bikaba ingorabahizi. Ku bagore ho, gusinzira nabi bishobora guhungabanya uburinganire bwa hormone z'imyororokere zirimo estrogene, kujya mu mihango bikazamo ingorane ndetse no gusama cyangwa gutwita bikagorana. Muri make, imisemburo ya stress iba yiyongereye bigatuma umubiri ujya mu buryo bwo kwirwanaho gusa, ku buryo ibijyanye n'uburumbuke bitaba bikiri mu byihutirwa. Niyo mpamvu rimwe na rimwe kubura ibitotsi bishobora kugira uruhare mu bugumba. Kandi ikibazo ni uko abantu benshi birukankira mu nyongera za vitamine, imiti cyangwa ubundi buvuzi buhenze, nyamara umubiri wabo urimo kubasaba ikintu cy'ibanze cyane, aricyo gusinzira bihagije. Nk'uko bigaragaye rero muri izi ngingo 5, ukuri ni uko iyo wiyuma gusinzira neza uba urimo kwangiza ubuzima bwawe buhoro buhoro. Gusinzira neza ntabwo ari intege nke, ntabwo ari ubunebwe, yewe si no kwinezeza, ahubwo ni kimwe mu by'ingenzi bikenewe ku mubiri. Ubwonko bwawe burabikeneye, umutima wawe urabikeneye, imisemburo y'umubiri wawe irabikeneye, ndetse n'ejo hazaza hawe harabikeneye. Niba usanzwe uryama saa 8 cyangwa saa 9 z'ijoro, ugerageze kubihindura buhoro buhoro, ugabanya screen ya phone cyangwa ya TV mbere yo kuryama, wirinde ibinyobwa birimo kafeyine nijoro, ushyireho gahunda ihoraho yo gusinzira, kandi wubahe ibitotsi nk'uko wubaha ibiryo cyangwa se kunywa amazi. Kuko rimwe na rimwe umuti mwiza w'umubiri wawe ukeneye uzasanga ari ugusinzira neza. Mu kiganiro cy'ubutaha tuzaganira ku bimenyetso by'indwara za kanseri abantu benshi birengagiza cyangwa bakanabyibeshyaho, impamvu bidakwiye kwirengagizwa, ndetse n'icyo wakora hakiri kare. Niba rero hari icyo wigiye muri iki kiganiro, andika muri comment ijambo uti gusinzira neza ni ubuzima. Kandi niba ushaka ibindi biganiro nk'ibi by'ubuzima, ukore subscribe kandi na like, usangize abawe iki kiganiro. Mwakoze cyane kubana natwe, naho ubutaha, ubundi mugire ubuzima bwiza.